nibazaga ngo ese ni gute nashyiraho product cyangwa se ubwo niba namanije gufungura shop ni gute nashyiraho ad cyangwa se icyo twita itangazo. Uburyo bwo kubishyiraho rero nta bundi, iyo washyize mu rurimi rw'ikinyarwanda kanza hano ugashyira mu rurimi rw'ikinyarwanda, uraza hano handitseho shyiraho itangazo, wamara ukanda handitse shyiraho itangazo ugategereza, ugahita ubona ati category. Ibi ni ibyiciro bitandukanye, dufitemo ibinyabiziga vehicles, tukageramo property, imitungo itimukanwa, mobile phone and tablets, amatelefone, beauty and personal care, ibijyanye n'ubwiza na makeup, electronics, ibikoresho bya electronic, tukageramo fashion, imyambaro, tukageramo sports and outdoors, ibikoresho bya siporo, tukageramo jobs, akazi. Iyi ni imyanya mutandukanye, jobs and job seeking. Jobs, iyi ni imyanya akazi iba yarashyizweho ishaka abantu bayapplyingaho. Service ni serivisi zitandukanye, baby and kids, ibijyanye n'abana, ibishushanyo by'abana, ibipupe n'ibindi. Agriculture and livestock, ubuhinzi n'ubworozi, food and beverage, gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa. Medical and health, ibijyanye n'ubuzima. Made in Rwanda, products zikorerwa mu Rwanda. Education, ibijyanye n'uburezi. Home and garden furniture, home garden and furniture, gutunganya ubusitani bwo mu rugo ndetse no gutunganya mu nzu, kuhadekora n'ibindi bijyanye nabyo. Restaurant, hotels and travel, hoteli n'amaresitora ndetse n'ubukerarugendo. Gifts, impano. Pets and animals, ibijyanye n'inyamaswa cyangwa se inyamaswa zo mu rugo, imbwa, amapusi ushaka kuyigura cyangwa kuyigurisha. Equipments and tools, utu n'udukoresho binyuranye. B2B suppliers, business to business supplier, aha ni business runaka cyangwa se business zikomeye ziranguza ibintu ku zindi business. Finance, internet and insurance, ibicungamutungo, ikoranabuhanga, internet ndetse n'ubwishingizi. Wedding, ubukwe, waba ufite amakanzu y'abageni, imyenda y'abageni aho gukorera ubukwe uraza ukabishyiraho. Office and school suppliers, ibijyanye n'ibikoresho byo mu biro. Safety and workwear, ibi ngibi ni ibikoresho birinda abantu mu mirimo inyuranye, twavuga ga z'abafundi, twavuga amajaketi yabo, twavuga ingofero zabo, bote n'ibindi. Tukagira na construction. Hano kuri community ni ibintu binyuranye bireba abantu muri rusange. Tuvuge wenda ni nk'umurenge runaka, ku muyobozi w'umurenge runaka bafite igikorwa cy'umuganda, bafite igikorwa cyo gufasha cyo kugira ute, nabo baza bakabishyiraho hano. Construction and building materials, ibikoresho by'ubwubatsi. Job seekers, nongera ngaruka hano, job seekers aba ni abashaka akazi. Naho mu gihe hano muri jobs, ahangaha muri jobs ni abantu baje kureba imyanya y'akazi yatanzwe. Job seekers, aha naho ushyira usaba akazi. Naho festivals, hano kuri festival ni festival and event, ni ibijyanye n'ibitaramo cyangwa se n'ibindi bintu runaka bihuza abantu benshi bitegurwa. Tuvuga urugero, uri nk'umuhanzi ufite igitaramo uvuga ati nzaronshinga album yanjye ku itariki 20 z'ukwa karindwi, bizabera ka Kigali. Hano uraza ukabishyira cyangwa se muri BK Arena uraza ukabishyiraho, umuntu wese unyuze kuri urubuga araza akabimenya, akaba yabasha no kugura itike bitewe n'amakuru bamuhaye. Aha hose rero ntabwo buri kintu ushyiramo, reka twiyizire hano kuri job seekers abara twishyirira. Nishyire kuri job seekers hano baratogereza category, uze ushyiremo se job seekers sub category, urebe se wakora muki muri restaurant, ushaka gukora muri computer and IT tools, ibijyanye na computer management, travel and tourism service, icyo wize mbese muri make hano ukakireba. Noneho ku bandi bantu umuntu uvuga ati se ko nge ntize cyangwa ni iki kintu ubwo nakora, ushobora kuba uri umushoferi ushoboye gutwara, ushobora kuba washobora kwita ku mwana, ku bana mu rugo, hano kurera abana, ushobora kuba warize kubaka construction skills, ushobora kuba uri umucuruzi, ushobora kuba ushaka gukora muri mining, ushobora gukora muri office kwakira abantu, ushobora kuba waba umusekirite, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba other service. Ku bantu batize ibindi bintu cyangwa se batibonyemo hano muri byose, housekeeping, gucunga inzu, ku bantu batibonyemo ngaha ujyana kuri other service. Yes, hano kuri other service uraza ugashyiramo icyo ushaka. Tuvuge wenda nimba mu bintu byose twashyize hariya nta kintu kimwe wabonyeho, dufata urugero uri hano ushyiramo ikintu ushaka ariko utabonye hariya. Noneho katwirebere ku gihari, ku bihari hano katwishyiriraho wenda teaching CV, ubwo no kwigisha, ugashyiramo title, add title, ubwo no gushyiramo umwanya wigisha cyangwa se wigisha. Of mathematics, mwarimu w'imibare. Add type, ubwo ni service, ni serivisi. Hano bw'igiciro ni umushahara, ashyira $120. Nimero ya telefone ukaba wayishyiramo. Add paragraph ni ukuvuga ngo ni paragraph muri make, ese ni igiki ukora cyangwa se ubikora gute, gati ukabishyiramo byose ugakomeza, warangiza ukaba washyiramo n'ifoto yawe. Urabona ko product yanjye se cyangwa se itangazo ryanjye ryamaze kugeraho. Ubu ngubu ushaka akazi, ushaka ko namukorera, naza azabireba areba amakuru nashyizeho, ari nimero ya telefone, ubundi abe yampamagara tube twabiganiraho. So abantu mwabazaga rero ngo ni gute bashyiraho itangazo, ndakeka musobanukiwe n'ukuntu babikora.